uzubuza n'izo ringi zawe ahubwo baraje n'icyo cyangwa bacyogosha. Wongeye kano kanya nta kindi kintu kimwe nitayeho uretse kubona abona ubutabera. Umusatsi wawe wogosha nubwo n'amaboko bayakata ariko nibura nkabona ubutabera bwanjye. Kanyesuko meze neza? Meze neza fana. Mako mwazibonye? Twaziteye fana. Niba wabonye nkoko? Yego. yazibonye. Uri kuzishobora se? Cyangwa tukuzanira amafi? Oya, nta kibazo fana. Meze neza. Mwateye? Twateye. Musaza mwamukoreye isuku? Twamukoreye isuku. Nawe yakubwira ngo yari. None se mani, ngiye ko nasumbye boro y'abandi. Aba bantwaye gutyo, bahora ziriki. Bro, reka mubwize ukuri ibyanjye ni birebire. Man. Ndashinjwa kuba narishe umukobwa dukundana. Nako umukobwa nkunda. Amese birashoboka. Ko wakica umuntu ukunda se gute? Koze bwari bwije ntabonye umuntu n'umwe takira ashyiramo nimero. Wasanga rero ugiye kumbanura uyu munsi. Wowe waje mu nzira z'abakire. Hano kuza mu mutwe w'abakire. Ariko hano niho babitsa menshi. Iyo mbonye umukiriya umwe ahita aruta abariye bose. Direct. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry. Are you okay? Can I help you? No, it's okay. Oya, Meze neza nta kibazo. uri umunyarwanda? Cyane. Okay. Ntabwo wabaye se? Buretse gato. Urumva umeze neza ntabwo umutwe wagize hasi? Ndaho meze neza nta kibazo uraza kugabanya. Nizere ko utababaye cyane ndabona nta gikomere kijeho. Ahubwo nari nibagiwe no kuguhagurutsa. Nta kintu wabaye ku mavi? Nta kibazo. Ntabwo ari ngombwa ndaza kumera neza. Urumva mu ivi hatababaye? Biraza gukira ninkomeza kugenda. Nimba ari uko maze igihe gitaye aha ngaha sinenzi ko mino karitsa abamo abakobwa beza nkawe. Nibyo. Uri mwiza. Ubu ngo nta nubwo ukwiriye kwitwaza. Wambwira ahantu nta kibazo. Nakoze ngiye hano imbere ni hafi cyane ntabwo wakirirwa wivuna. Nuri nta bakiriya nari mfite ntabwo twaza kugezayo rwose. Oya nta kibazo nta mpamvu yo kwivuna abakiriya bataza bakakubona. Mbabarira mbwiza ukuri. Ngiye urumva nakwibabarira umukobwa mwiza nkawe yongeye kwikubita hasi. Kandi biragaragara ko ino bago ukuntu iremereye ari ikugushije. Ikibazo nibaza barakubura kandi ufite akazi kawe. Ntubihangayikiremo ahubwo akazi kanya nk'uko ubibona ndabitsa nkabikuza nkatanga amayinite n'ibijyanye na mokashi byose ndabifasha. Uramutse ukeneye izo serivisi ugihita umbwira mba ndahangaha. Cyangwa ahubwo wowe reka nguhe nimero yanjye ku buryo nuzagize ikenera uzagihita umpamagara n'abandi bantu bari mu rugo bose n'abaturanyi bawe byagiye biba byoroshye. Ntabwo ari ngombwa ko ngihita yampereza na nimugoroba naza kuyafata. Nta kibazo ahubwo reka ngiye ngwizange kuko telefone yawe nayisize mu rugo gato. Yego.
ariko rero nuse sakwe sakwe ndazizi nta wirirwa ubimbaza ikinyarwanda ndakikurusha. ese burya koko nkikubona rero nari nzi ko utazi ikinyarwanda pe rero n'ubu ndatunguye cyane reka nandikeho keza. Nzajya nkwibutsa ejo nzakwibutsa cyangwa kuri nimugoroba. Nta kibazo igihe cyose nimugoroba ndaza kukwibutsa mubaze nimba udakeneye amayinite nimba udakeneye ibi ngibi ntugire ikibazo ujye ndagutwaza ahubwo ni gutya imbere tugende nta kibazo. Oya ntabwo nakwiyoborera umukobwa nkawe akomeje kuvunika pe ariko wowe ukuntu mwiza. Bro, ikintu gitangaje ni kimwe. Igihe cyose nabanye nawe nari nzi ko ari umukobwa, ariko ngeze mu rukiko nasanze ari umugore wasezeranye n'umugabo n'ibyangombwa bihari bibigaragaza n'amafoto. None se buri mukobwa mwiza ute koko? Ntabwo njye ndibaza ni ukubera icyo ashobora kuba yarambeshye igihe kingana gutyo cyose. Nkaba nari nzi ko ari umukobwa, nkaba nari nzi ko ari umuntu nanjye nakunda ejo bundi tukazashakana tukubakana ubuzima. Nkasanga afite umugabo bagiye mu mategeko, seritifika yo mu murenge irahari, amafoto yo mu murenge arahari. Kumva wahuritse. None se wagerageje kumwica gute? Bamuteye icyuma yagenze bite? Bro, nakubwiye ko ari umukobwa nkunda. Umukobwa nkunda nagerageza kumwica basi muteye icyuma munizeye nkoze iki? Ahubwo ikintu baganga bagaragaza ngo yanyweye uburozi. Ese yanyweye uburozi ari wabigizemo uruhare cyangwa hari ikindi kibazo yari afite? Nibyo nyine sinzi ahantu yabukuye, igihe yaje kunsura muhereza ibyo kunywa. Akimara kunywa nta n'iminota ingahe iciyeho atatangira kuribwa mu nda. Mpamagara ambulance iraza imujyana kwa muganga baramutwaye. Kano kanya nta nubwo yari yapfa neza, aracyari muri koma. Gusa ikintu nifuza nubwo nafungwa n'ubuzima bwanjye bwose, ariko bose umukobwa nkunda kongera akabaho akava muri koma akaba muzima. Mwana njye hari umuniga wanjye nzi yakubise umuntu igipfunsi ava amaraso bamukatiye imyaka 25. None wowe mani umubebe akajya muri koma. Iyi kesi yawe sinzi ko uzayicika kabisa. Ngo njye si burundu. Wowe umva naho Imana kabisa. Sha birakaze bro. Wowe yakire ube natwe twese. Mete nibyo ndi kukubwira. Ubu se abana basigaye bakora ibizamini by'akarere. Ntabwo ndi kubasha kwigisha kubera stress mfite. Umwana wanjye arafunze kandi mu by'ukuri umwana ari kuntu namureze. Umwana wanjye yari umwana w'umukristo. Ku cyumweru kwajya mu misa ya mbere nimugwa tukavuga ishapure, byagera nka saa 9 tukavuga rozari. Umwana wanjye ntabwo icyo kibazo kuri yagikora. Ndabigenza ne ndakora iki? Ibintu bijyanye n'amategeko bisaba gutuza. Gutuza nyine ndabyumva ariko umwana wanjye humura. Yego. Kano kanya imibare wiyivanga n'ibibazo biriho. Niyo mpamvu wampamagaye. Sibyo? Yego. Impamvu wampamagaye mpari kugira ngo ugire umutima utuje. Tekana. Bese bishobora ko umuntu w'umukirisitu bamushyicyanga kiriya kandi ataragikoze. Umukristo n'amategeko ntaho bihuriye. None ubwo bizagenda biterera. Mu rubanza Yego. ntago hatsinda ukuri. Akenshi hatsinda ibimenyetso. Hatsinda ibimenyetso. Niba ubyibuka neza. Yego. Niyo mpamvu nasabye cya kimenyetso. Ndagira ngo nkubwire ukomere. Wumva ufite umutima utuje kuko nimba koko mwana wawe umwizeye nk'umuntu w'Imana, nk'umuntu wareze umumenyereza Imana, umwigisha imico myiza, umwigisha kubana n'abantu bose amahoro, umwigisha kuwita ku nshuti ziwe n'abandi bantu bose. Menya neza yuko umwana wawe kira cya kitazamuhama. Wewe gusa tuza gato. Kira kizamende kwaka kwa muganga. Ariko kandi ukwiye kunyumva. Kuko nk'ubu abana nigisha akuru. Ntabwo ari kuza ngo mbashe kubigisha, ndajya kubigisha umwana wanjye akanza mu mutwe. Nyine nibyo nkubwira. Abanyeshuri barambuze. Akira mu bwonko bwawe ibyabaye. Byakire. Ariko umenye ko twebwe nk'abanyamategeko nicyo gituma duhari. Haba hari ingingo dukoresha umuntu akarenganurwa yarengana. Niba ari umutima wawe, wumva nta rubanza gucira ku mwana wawe. Kuko abana bo baranahinduka.
abana barahinduka, ibyo ari kuregwa ashobora no kuba yabikorerwa na mugenzi we, niba uriya mwana yari yamusuye hari n'abandi, birashoboka yuko hari undi wamuhemukira bigambiriye. Ariko humura, niba barasangiye nyuma ya saa saba guhera saa saba kuzamura, yego bizagaragara kwa muganga, byose ibimenyetso birahari. Reka ngusobanurire Amani wanjye, ni ukuri nubwo tutabana ariko ndabizi ko uriya mwana ari inyangamugayo, ntabwo kiriya kintu bareka kugikora. Metrese, wagerageje ugatuza. Bimwe mu bintu bituma habaho amategeko ni ukugira ngo nyine ukuri kose kujya habona, n'urengana arenganurwe. Kandi nabikubwiye, ntabwo mu mategeko kenshi burya hatsinda ukuri, hatsinda ibimenyetso. Nyine ndi kubyumva, niyo mpamvu ariko jyewe umwana wanjye ndamwizeye. none se njye siyo mpamvu nanjye shingiye ku cyizere wampaye ufitiye umwana wawe, nanjye natse ibimenyetso byose kugira ngo ze kwa muganga hari ikimenyetso kidahari. Kwende bameze nk'ibyagucanze bimeze bite? Ibintu bikomeje kugorana kabisa. Ndetse kandi ese ntabwo uziko Keza akiri muzima, ntabwo yigeze apfa. Ese ko twavuganye ko ugomba kumukurikirana kwa muganga ukamurangirizayo niyo yaba ari muri koma, byagenze biti? Icyo nyine nicyo kibazo. Nagiyeyo nzi ko ngiye kujyayo nkabisoza, nsanga umuganga uri kumwitaho ni umusaza wahoze ari inshuti ya papa we. Sinzi rero ikintu gihari cyo gukora. Niba ndi buhere kuri uriya musaza akaba ariwe nica mbere kugira ngo mbone ubukurikizaho Keza, byancanze. Sinzi ikintu cyo gukora. Mva nkubwire ko numva ibyo bintu bikomeye. Buriya rero mu rwego rw'amategeko nta n'ubwo ushobora kumuzungura w'umuntu akiriho. Nyine icyo nicyo kibazo. Uri ko kubyumva? Akuzi n'ikindi. Kuri muganga nawe aba ariwe duheraho, kuko niwe kibazo dufite ubu kano kanya. Kuko sinabona ukuntu ngera kuri Keza uriya muganga hari ari umwitaho. Ikibazo gihari rero buriya, Keza aramutse avuye muri koma, urumva, ukagaragaza akamenya yuko werekana ko mwagiye mu rwego mu mategeko mu murenge kandi bitarabaye ari ibintu by'ifitirana, byaba ari ikibazo. Kandi ikindi rero urumva, uriya munyamategeko waba ni umuhanga. Iyo umuntu wageze mu rukiko akavuga ati ndashaka nzajya kuri ibimenyetso bya nyuma byerekana igihe uwo mwana yaririye uburozi. Metre, jye mbwira ukuntu ujye reba ishapure ngiye. Reba Yezu nguwe ari kundeba. Umbwira ukuntu umwana ufite mama we ufite Yezu be mu nzu akora icyaha agahereza umuntu wose akamuroga. Amayibikiro yose arayavuga, nta na rimwe asimbutse. Wigeze umutoza kuvuga ibukiro ry'ishavu? Yose arayavuga. Reka rero nkubwira ikintu kimwe, ibyo byo ntubitindeho cyane. Kwibaza ko umwana wasenze wabaye imbere y'Imana cyane, wigishijwe kubaha Imana, atahemuka cyangwa ataroga, ibyo bitindaho. Niyo mpamvu twe turi hano. Uyu mwambaro ureba nambaye nicyo uhabereye. Uyu mwambaro uhabereye kugira ngo ibintu byose bishyirwe ku murongo, kandi ibintu bijyanye n'insengero n'ibindi iyo twagezemo uno mwambaro bijya ku ruhande. Reka dukoreshe amategeko. Rero ndashaka kusobanura neza, nose ibyo bimenyetso ubu nibwo ugiye kujya kwa muganga. Umva Metre, wegerageza utuze. Reka gutuza ntabwo binkundira. Ubuse ugiyewe watuza koko mbwiza ukuri. Ndabizi neza ko bigukomereye, ariko kimwe mu bintu binyujije hano nagira ngo nkubwire uhindukirire Yezu wawe, kuko mwizera, umusabe abe mu ruhande rwawe ndetse nanjye. Ubu icyo ngiye gukora, ngiye kujya kwa muganga. Ningera kwa muganga ibintu bibiri nibyo ngiye kureba. Ndareba kiriya kimenyetso, kandi mu byo nshingiraho ndashingira no ku isaha, kuko abaganga waziga ari ikoranabuhanga. Hari ubushobozi bwo kureba igihe icyaha cyabereye, bwo kureba igihe niba ari uburozi bamuhaye, kureba n'amasaha yabumwereye. Nisanga buriya burozi uriya mwana yarabuhawe mu masasa guhera saa saba kuzamura, umuhungu waraba ari mu bibazo, ariko humura ndahari ngo nduburane. None se nisanga biri imbere ya saa saba, ari imbere ya saa saba, umuhungu wawe rwose niba ngombwa tuzanamutahana. None se ujya kwa muganga bigatinda?
wa ntabwo bitinda kandi ikoranabuhanga riba ryarabikemuwe baranabirangije biri saved rero kuvuga ngo urukiko rwohereza ibyangombwa byerekana yuko ugomba guhita uhabwa igisubizo ako kanya ubwo rero igisigaye ni ukubwira Yezu mukagendana. Oya iyo namaze gusaba ko bampa ubwo burenganzira iyo ngeze kwa muganga mbafite ibyangombwa binyemerera gusaba ibimenyetso byose kwa muganga barabiha. Metre sinuje na gahoro simbasha kurya simbasha kuryama ndi gutekereza abanyeshuri babandi ndi gutekereza ku ishuri ukuntu bari kumfata ndi gutekereza abatura nta kintu na kimwe. Mvura mubwire kubera ko ukeneye ko ngufasha sibyo we bapoze sibyo kuba pose byo biragoye. Oya nyine gerageza unanamenye ko nyuma y'ubu buzima burakomeza. Urubanza bamaze kurumpa reka ndukurikirane noneho nawe ita ku kazi nanjye reka nigiteho ahubwo reka nkwereke reka nyaruke telefone yawe uyibagiwe urakoze cyane reka nyaruke nawe ngwerekeje kandi tuza sibyo yego tuza Yezu wawe muri kumwe Yezu niwe nyiri humure Yezu niwe ukemura ibintu byose ugira umutima utuje nawe kandi nyizera sibyo nyizera buriya Metre Peter ndashoboye kandi nta kintu unanira byose ndabikora. urumva aho umunyamategeko rero ku kantu yazanye niko kabi ni umuhanga kigaragara cyo ashobora kubaza ibintu byinshi cyane bimugiraho ikibazo rega kari agahungu ari kuburanira iwabo nta mafaranga bafite niba baramuhaye amafaranga menshi n'ibihumbi 500 ubwo rero urumva tumwemereye nka miliyoni 10 ntabwo yayanga ahubwo icyo ngicyo nicyo ugomba kubanza ukitaho ukazabanza ugashaka uriya mwavoka wabo urumva mukaganira urumva erega amafaranga buriya ni musima kweri nta kintu atakora so umugani wawe nimba baramuhaye nk'ibihumbi 500 nkuko bivuze umwemereye miliyoni 10 kujya atatugira muri diro ntabwo yayanga ahubwo ikibazo amafaranga aravuga ahubwo ikibazo aramutse byanze ko buriya abantu babacamanza nk'abariya babaranyabwenge cyane erega yanze amafaranga ntago n'urupfu yarwanga urapfunza amafaranga z'urupfu yarwanga urapfu kandi none njyewe umuntu wese uzanyitambika mu nzira agomba gupfa nkubwire rero ko nzashirwa ruka amafaranga nyabonye ibyo ngibyo iyo bigiye mu mategeko iba ari icyaha kisubira icyaha cya mbere ntikirarangira ugashaka gushyiraho ikindi ahubwo procedure nakubwira ya mbere urumva ayo ndumva gifite imitete abo kumva miliyari 1 miliyari 2 urumva hari amafaranga ufite kuzanamo ibintu byo kugira impuhwe ngo iki none se izo miliyari utazikoranye ubwenge ko ubwo wasanga ubuze na rimwe ahubwo tukiri kuri ibyo doctor buriya nta kuntu twakimura madamu tukamukura muri ibitaro tukamushyira ahandi hantu nimura tumujyana hehe wa mugabo numvaga byaba byiza ibi bitaro wamukwimuramo umurwayi umujyanye ibi bitaro biri mu bitaro bya mbere bikomeye muri iki gihugu nta handi hantu wamujyana yaba afite umutekano uriya mwana Keza nta nubwo ndi kumuvura nk'umurwayi cyangwa se umukiriya ndi kumuvura nk'umwana wanjye kuko uriya mwana nari nziranye na papa we kuva kera ntabwo ndi kumuvura kubera yuko ari umukiriya cyangwa se kubera ko muri kunyishyura oya gusa nyine ngiye ku giti cyanyu numvaga ibyiza ari uko twamwimura tukamushyira ahandi hantu urumva angaha rega umuntu wagerageje kumwica n'ubundi naha yamusanga hano hari umutekano uhagije ibi bitaro bifite umutuzo n'umutekano rwose uhumure ujye uryama usinzire uriya mwana n'umwana wanjye ndamwitaho nk'umwana wanjye sibyo kundi nyine ubwo ngubwo niba ari uko nguko bishama ariko njye numvaga ari byo byaba byiza vraiment kubera ko umuntu wagerageje rega kumwica ni still n'undi yaza nanga hari wabibonye ko hari security abasekirite barahari hari abanasi hello bravo yego ni Deni muvugana
umwana bita Keza. Okay. Yego metre ndakumva ndakuzi. So hari ibimenyetso nari ndi gushaka umukiriya wanjye mu mategeko. Ibimenyetso bijyanye n'ikibazo umwana Keza yagize. Yego. Hari impapuro rero nashakaga zigaragaza ikibazo yagize uko zimeze nk'abaganga uko mwabikoze nashakagaho. Nazifashisha mu mategeko. None se hari ibintu rero tutajya dukora amarezilita ntabwo tujya dupfa kuyatanga ku bantu bose rwose ntabwo tubyemerewe ugomba kwihangana ntabwo bishoboka ko twayaguha rwose cyo kora cyo wazaza hano tukakureba then tukaba twaguha izo rezilita zose tuzi uwo tuzihaye kameme nanjye nari mbamenye bibateguze ko nzikeneye ubundi buriya mumpaye randevu zaziteguye nahagera nyine mukazimpa nta kibazo kuko ndazikeneye ndi kuzikoresha mu mategeko ndazishaka sawa urakoze cyane rwose ni wowe nubishobora uzaze hano muri ofisi tuvugane ndeba n'uwo turi kuvugana nzitanga inzu nzihaye kuko nanjye ni ibintu mba ntemerewe ejo nka saa yine mbagiriho sawa nta kibazo mete murakoze cyane umunsi mwiza akazi keza yego nawe akazi keza yego uyu ni umumetere nyine uri kwita ku kirego cy'uriya mwana naho ubundi tuzi umutima urumva ko ibintu byose mba ndi kubikurikirana neza warumbwiye Alo? Nta kibazo ndabikora. ahubwo doctor reka ngende nari mbonye akamesaje nyine hari gahunda ngize zihutirwa ubwo ngubwo turi kumwe yego sawa akazi sawa ese nobe ko wantumyeho nta mahoro urebye nta mahoro nta ribi yego nifuzaga nyine ko tuganira ku bijyanye na kiriya kirego natunguwe no kumva umpamagaye kandi nzi neza ko nakahamagawe ndanavuka wambwira ati ibimenyetso mwabonye ndumva hari uko twakoroshya urubanza sinzi hari icyo bigutwaye kuba njye naguhamagara ukaza wanjye tukaganira nta na kimwe ugenda umunyamategeko urabyemerewe kumpamagara okay ikintu nshaka rero yego ese ubundi turetse kugera muri rwinshi biriya famiye baguhaye amafaranga angahe kugira ngo baburanire iriya famiye zibampaye amafaranga nyine abakiriya bishyura aho bahaye akazi angahe nyine angahe ngo ntiwaba ukabijera buriya wenda nk'iyaba ari we wampaye akazi bari kubayozayo wampembye bariya rero amafaranga bampembye yaranyuze niyo mpamvu nemeye angahe nyine bashakira ubutabera angahe ndashaka kuyamenya ntabwo ari ngombwa nayabo nyine kandi narayemeye ntese ko nayemeye urayashaka iki narayemeye kandi nawe ufite avoka wishyuye turimo tuburana kugira ngo dushakire ubutabera mwese tutarajya muri byinshi reka tubyihorere ntitaye ku mafaranga baguhaye ndagukubira inshuro 10 iki kirego kiveho ukihorere ntitaye kuyo baguhaye ndagukubira inshuro 10 kirego kireke urabyumva gute Norbert waba warigeze ushakisha amakuru ntugire ngo impamvu ndi kuguha ayo mafaranga nuko umukiriya wawe arengana njye ndashaka umugore wanjye abone ubutabera kuko ndabizi neza ko Amani yabikoze yaramuroze waba warigeze ukora iperereza ushakisha amakuru umenya Maître Peter uwo ari we twebwe turi abantu twize amategeko kugira ngo dushakire ubutabera abatabufite turi kuvuga ku mafaranga yaba wowe yaba ndetse na Amani
mwembe uko muri babiri turi kubashakira ubutabera ngo buri wese abubone. Watuje ko amategeko azashyira ukuri hanze ukabona ubutabera bunyuze mu murongo. Ayo mafaranga nkubira inshuro 10 kutaza ayo bampaye, kandi ko ayo bampaye anyuze urarwana n'iki? We nakubwiye ngo sinitaye kuyo baguhaye. Ikibazo njye mfite ntago ari amafaranga. Jye rero nyizwe nayo nemeye umukiriya wanjye yampaye. Wigira ikibazo reka ubutabera bukora akazi kabwo, sibyo? Ntuhangayike niba koko Keza wawe yararenganye agahohoterwa biturutse ku mukiriya wanjye Amani, ubutabera buzabishyira hanze. Urarinda ubyongeramo amafaranga. Bitagabanya amagambo, nsohokera mu nzu ugende. Cyo nari nguhamagare cyarangiye. Cyari cyo ngicyo gusa. Yego. Bakoze kandi. Norbert, reka ubutabera bukora akazi. Beside. Alo. Yawa. Sose yaguyemo inshishi. Mushenze amafaranga yayanze kabisa. Ya, iyo niyo decision hari nuko mwica akava mu nzira. Ciao, mubikore bitarenze iminsi birabe byarangiye kabisa. Kurabizi ko ejo tuzasubira mu rukiko. Ntabwo nshaka tuzasubira yahari. Ciao.